Zelebo tankofa yashini zantelebo vantoshakia azenekotaya lilaskia vemandosha elebotaya miniketaya venepostaya shini elebo sankia vimandoshaya ni muri Kristo ni muri Sioni gwe Kristo aho niho hari ihuriro ry'iteraniro ry'abahamya benshi ry'abana b'imfura abera Kristo niwe muhuza eleboshaya bimandoshaya belezekotaya bimandovakia shini elebosaya muri we niho hateraniye iteraniro ry'abana bavuye mu bise by'amaraso wamenye leboshaya bishimira agakiza muri Sioni niho mu gihugu bavugiriza impundu lileza nkita shile bomandova yashini erebese mandoshaya mandova yashini. In that country, in Jesus Christ, there is no discrimination. Avanguri ryo ryose rihabera lelezankita shia bimandoshaya bini lalazikia vemandoshaya elebosaya abaho bose bararuhutse ni muri we sabato zeleboshankita la bimandova yashini niho turuhukiye zankita shili bomandova yashini elebomandova yashini zelebotankova siya memandoshaya eleboshaya Yesaya hanura ibya Kristo ahanura iby'ubwiza ahanura iby'agakiza harabo ngo muririmba n'ibyishimo bantu bo muri Sioni leleza pita la vimandoshaya siniketaya kuko wari ingumba tazongera kwikwimba Lekete shaya bimandovaya tashele bomandosha bini there is no barren ntabugomba buzaba muri Sioni lelezoketa shaya bimandosaya ntabucakara buri muri Sioni leleza pota shimendosa ya shini zole potankia vimandosha ya sini niho twambariye lelezoketa shaya niho twambariye imyenda twambariye ikanzu y'agakiza ni muri twambariye ikanzu y'agakiza niho twambariye gukiranuka nini boshakita la bimandosa ya zimwe mu gihugu cy'umwijima kaje mu gihugu cy'umucyo nereza potashikia zini nerebotalasi nalabeshakita la vipentosaya lelesankia sini mendoshaya lelesoketeshaya bini zanterezaya bini mandoshala bini korazikia borasikia liya bishaketole bomando zini botankea Bantoshaya elebonte yazini dole bontashia bimandovra lilezakia notwimbi ndirimbo zigishimo arabifa soketa ya bini there is no shaking aratuye leboshaya wakia limbaga ngo lebosha nk'imisozi gose Yerusalemu leboshaya simandoshaya berebosando sabimandoshaya abayihoni babasha kunyeganyezwa lebosha kitala bimandoshaya kita la bimandovaya erebo shakishimye muri we merezo samende shaya peza ahanura vuga ibyavuga uburyo ukakiza babivuze barondora iby'imibabaro yaho gakiza bavuga ibyari kuzaza mwami hanunzi babihanuye ntabwo bigeze babyihanurira ko babibonaga kure cyane kandi ntabwo byagomba gusohora bakiri mu mubiri niyo mpamvu birivuga ngo bose bafuye bakirizeye batarabona ibyasezeranijwe ntibari bwabone Sioni y'ukuri twebwe twabonye Sioni y'ukuri ni muri iyo turi niyo twibwirira nirazoketa shia zanebotankovasi berezankota sherebo zalebo fantostakia lirabo shantelebo vante salabi elikotaya lirezoketa shi zalebo tankia vimandoshaya berezapotankia li mandelevo salabiniko sharazi elikotala vinito sankia bimandoshaya Elezoketaya bimandosaya inibo tanko daya shiniketaya we are able to kitashia bini Kristo wahindu abana n'abatambi we are working kingship we are praying with the mind of citizenship of Zion ebo shakita la bimandoshaya we pray with the mind of peace we pray with the mind of the kingship we pray the mind of the joint with Jesus Christ
trust. Libo Shankita Labaya, Veneto Sankia, Libo Tankoya, Venekasia, Lalastikias Denepota, Shale Zankia Vimandoshaya, Lebo Sankitara, Zale Sonkea Shini, Zankilebo, Talazi Enikotaya, Mile Vostaya Bini Entaya, Vinikotarabia, Venetosaya Bene, Shankilebo, Tankolezaya, Vinizankota, Shili Zonke, Bimandrova Sikias Dene, Lirebo Shakitaya Bini, Vantesala Bine Zoketaya, Libo Shankitala Bimandoshaya, Zenholebo Shaya. Thank you, Father. Thank you, Father. You are here, me, and I hear you. There is no interruption. There is no any barrier between me and between you. I hear you. I hear you. I hear you. There is I thank you for Jesus Christ removing any barrier which can hinder our understanding, which can hinder our communication with you, which can hinder the relationship with you, which hinder the partnership with you, which can hinder the fellowship. Now I'm free. Release the Ketaya, release the Ketoshaya. We are free. I'm free. I'm free. I'm free. Release the Ketaya. I celebrate the salvation. Release the Peter Shini Mendosaya. Any cell of my body is vaporized by the Holy Spirit. Reboshaya Bimandoshaya. Venekotala Bimandoshaya. Dero itekuduka ujingo buri Kristo. Iribo Shankitaya Bini. Janhan Kanijeni Tekodi Jahanuku. Now I'm free from any kind of grief. I'm free from any kind of love of grief. I'm free from any kind of sickness. I'm free from any kind of a conference of the sin. I'm free. I'm reigning with Jesus Christ, and I'm reigning in the righteousness of Jesus Christ. And now I'm in Jesus Christ. Where I see, where I hear, where I think, where I have the full of the mind of Jesus Christ. Doreza Ketashia, Zelebotankoya, Vinito Salabishankia, Zelekotara, Tinterebosha, Zelebotankia, Bimandoshaya, Nereza Kotashia, Nereza Ketara Bisansoya, Nereza Ketashia, Zalakia Kotalaba, Vinitoshaya, Zelekota, Vilebo Shankia Zile, Zelekotala Bisankita Labi, Ruba Shakita Labi, Zelekotashia, Nereza Ketalabayasha, Vinitosabi, Zelekotashia, Bosankia, Barasikia Zile, Erebo Shakita Labi, Boresaya, Zelekota, Lira Zekia, Shantile Bopa, Nilebotaya Shibosa, Mandezaya Shi, I pray, any passion join this congregation, any passion join this platform, let's mind must be taken a change. Let's receive the impartation. Let's receive the revelation. Ribo Shankita Bimando Zaya Bini, Rilezeketo Shaya Bimando Kea, Zarakia Bene, Shonkere Boya, Zantosala, Riko Talabi, Veneto Shaya, Zelebo Tankia Shilezaya, Benelezo, Horeboshaya, Vantosala Bini Kotalabaya, Zini Kotaya, Benkrezo Teshaya Bini, oh hallelujah, hallelujah, Rilezekea Sini, Uvaya Shini, Sankia Bini, Darastikia Senekota, Shelebo Sankia Bini, Iribo Sankotala, Erezoketa Shia, Barazikia Bene, Mandosana Bini, Shalazini Kotalabi, Vonetosakia Bini, Mili Edo Shaya Sini, Zelepotankia Bini, Salabi Enetoya, Di Enelebo, Shalasi Elebo Tankia Bini, Mangosaya Bi Enokotrabaya. Thank you, Father. Sinebo Shankita Labi. This is the occasion. This is a great opportunity. We get to celebrate our resurrection life. Let's resurrection life be manifest in every person who join this time, who are in this platform, who join Elebo Shakilebo, Sankilebo Shaya, Nimuri Kristo Yesu, Warashetingira Mungu, Nirizo Ketalabima, Narezakita Shia Bini, Vilibo Tankeya Bini, Orezo Ketashia, Zanebo Mando Shaya Bini, Vilezo Ketashi, Zalabi Ene Kotaya, Zelebo Taya, Veneto Salabini, Vineto Tashia, Zenebo Tankia Zini, Murasikia, Zeneto Shanki, Zelebo Tankeya Zini, Shala
We are no longer to be in the state of the wrath, in the state of the want. We are full of your satisfied. Tuzuye muri we, tuzuye muri Kristo Yesu. Niri boshakitala, zenekotala, nini toshakia zini, zenekota shinkia zini, ziri tokarabaya, shete sole bomando kia zini, shete mukara, zenemoto shia, zile reboka ya zini, takia rebo, bashile zoke ya zimando Oh, hallelujah, hallelujah. We are free from any kind of bondage. We are free from any kind of wage system. We are free from any kind. We are in greater protection. We are in greater protection. We are in greater protection. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Imana ishimwe cyane uyu mugoroba. Mwakoze kuza nuko ndi kubona umuntu urayobora abantu uyu munsi sinzi muri iki cyumweru abantu ntago ndi kubamenya
ariko twebwe twahageze Imana ishimwe cyane kandi turakoresha uyu mwanya neza ndabizi yuko hari ikintu turabona muri iri teraniro taragenda nk'uko twaje ariko ngiye kubasaba dutware indi minota 2 n'ukuri dushimira Imana kubw'uburinzi bwayo dushima Imana kubwo kubana natwe dushima Imana muri byose iki cyumweru cyose Imana yabanye natwe Imana twabonye ukuboko kwayo mu buzima bwacu so ndashaka ngo dutware iminota 2 abantu babishoboye bashobora gushira mikoro zabo dushimira Imana ubundi nidusoza ndababwira ikirakurikira. Father, we thank you, we bless your name, we thank you Lord that you Rezakita la bima ndomba ya shigere zonketa la bima nekotaya. Rezakita la bia zene kotaya. Jini sankita ya bene kotashia zene. Yala ziki ya zene kotala baya. Nila ziki ya bene kotala. Yala ziki ya bene shantia bune. Yele kotashia o halabasaya. Yele bosha hele bosa We thank you, we thank you, we thank you. Hallelujah, hallelujah. Imani shimwe, imani shimwe, karimana yokwizerwa, karimana idukunda kandi akaba ari Imana ibana natwe. Yego. Coordinator uyu munsi turakwakiriye, ni karibu. Wakomeza uri umugisha. Amen, amen. Imana ishimwe cyane ko twongeye kubona akanya keza ko guterana na Bere bagenzi bacu. Imana ishimwe. Rero murabona ko ninjiye nona byari byagoranye, ariko Imana ishimwe ko birekeye kugorana. Rero ntabwo nandi coordinator wa gahunda ngo sininjoyinge umwanya wo gusabana n'Imana mugaye ko gusenga, sibyo? Mwihangane dufate agahe gatoya cyane twongere dusengeho gatoya, ubundi dukomeze amateraniro yacu. N'undi mushyira microphone zanyu dusenge.
Ribo kashanto kariko sata kariado entonebo reko shata reko santane ebo rebo Amen. Imana ishimwe ko twongeye kubona kano kanya turi hano. Imana ishimwe cyane. Umva ndi mu kazi none numvisha naciyeho umuntu uri kuvuga cyane, nimwumva abantu bari gusakuza muraza kwihangana. Nabakire rero mu materaniro y'abana b'Imana. Pasiteri wacu nakwakiriye, urashyiraho utuntu tw'utuganza udusuhuze. Umubwiriza butumwa w'uyu munsi twakwakiriye, uri umugisha cyane, turagukunda. Mani ishimwe twakwakiriye, Yves twakwakiriye, Emma nawe turakwakiriye, Vanessa twakwakiriye, Uwineza Faustine eme wanjye twakwakiriye, ndagukunda cyane. Ufite Imana nawe wiyumvemo ikaze, Mungu arakarama nawe twagusuhuje. My name Peace Montana nawe twagusuhuje, uri umugisha cyane. Ovani my friend komeza kumva ikaze mu nzu y'Imana. Frank nagusuhuje nawe wiyumvemo ikaze. Aheza nawe
nakwakiriye ko numva nakiriye abantu bakera abandi bari he ntago bamenye ko uyu munsi tugiye kwiga ibintu byiza ari papa Frederic uri buze kutugaburira n'abari kuri YouTube namwe nabakiriye mwese mwumve mikaze mwandikira inshuti zanyu muzibwire zize dutangire uyu munsi ntago turi butinde amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga ku musaraba nahakuye indirimbo nagezeyo mpindurirwa umwambaro imitwaro yarugurutse ndawubonye ya mitwaro iragwa naronse yo rwa rwandiko rw'inzira runyinjiza muri rwa rurembo amen 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 cyane Imana ishimwe umuntu ari kumfasha kuramya uno munsi byari byabaye danje ariko ndi kubona hari umuntu ndimo kubona hano sinzi nimba hari Fra urahari cyangwa uri hano gusa ninde wahindura imigambi yawe Mana ninde wavuguruza icyo wavuze uvuze yego ntawavuga hoya uvuze oya ntawavuga yego amen Imana ishimwe cyane ko umugambi wayo wo kwinjizwa ahera cyane na Yesu Kristo wo kuragwa ubwami bw'Imana binyuze mu kwizera Yesu Kristo nta kintu na kimwe cyari kurogoya nta kintu na kimwe cyari kuwukuraho kuba abantu barashatse ukuntu bicira inzira ukuntu abantu bashatse nyine kwigenga bakavuga ati Mana ubu dukeneye amategeko abari yadutwara abari yazatwinjiza ahera abari yazatwinjiza mu bwami bw'Imana ariko atari wari umugambi w'Imana nshimiye Imana yuko ibyo bitekerezo by'abantu bitari gukuraho umugambi w'Imana Imana ishemwe tudatinze rero reka nakire Vani asengere umwigisha wacu uyu munsi hanyuma tumwakire kwigisha murakoze Vani urahari yego ndahari reka dusenge Mana turagushimiye cyane tugushimiye urukundo rwinshi udukunda tugushimiye ukuntu uri umugira neza ineza yawe ari nyinshi kuri twebwe ukuntu Mana uhora utwitaho ukuntu turi mu rukundo rwawe ukuntu turi mu burinzi bwawe ukuntu turi mu buntu bwawe butangaje ukuntu tutagitwarwa n'amategeko ukuntu turi mu mudendezo turi muri glory idashira Mana ushimwe cyane dushimishijwe n'ubuntu watugiriye dushimishijwe n'urukundo watugiriye dushimishijwe no kugira neza kwawe dushimishijwe ukuntu turabaragwa dushimishijwe ukuntu twaguzwe amaraso y'igiciro cyinshi ni byinshi byo gushima nta n'ikindi kintu twakora usibye gushima Mana ushimwe cyane uyu mugoroba rero turagushimiye ukuntu wongeye kuduhereza akanya keza ko kwiga kugira ngo tumenye kugira ngo dusobanukirwe kugira ngo turusheho kumenya urukundo rwawe turusheho kumenya abo turi bo muri Yesu Kristo turusheho kwirebera mu ndorerwamo maze dukapturinge ubwiza nk'ubw'umwami wacu Yesu Kristo tugushimiye kuri muri twebwe rero umwuka wawe utuye muri twebwe kandi aho umwuka w'Imana uri haba umudendezo turi muri freedom yawe izina ryawe nirishimwe turasenze kugira ngo aka kanya kaba kanya keza imitima yacu ikurweho imitima yacu irusheho kumenya
kandi irusheho kuzuramo n'ibyo utwifuriza ko tuba byo, imitekerereze yacu ihinduke, kandi turasengeye kugira ngo umwigisha wacu w'uyu munsi arusheho kuzura imbaraga zawe nk'uko bisanzwe n'ubundi imbaraga zawe zimurimo, ariko arusheho kugetinga more revelation, maze turusheho kungukirwa. Urakoze cyane, ushimwe kandi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen, amen. Amen, amen. Murakoze cyane ya Ovani, kwitonda, Emma n'abandi mwese, ndabakiriye muno mwanya mwiza, ndetse n'abari kurikirana bari kuri YouTube channel, ndabakiriye buri muntu wese yumvemo ikaze uyu mwanya wacu mwiza twongeye kuboneka. Abari hano nta kibazo uko twabatungana kose, ntabwo Kristo yigeze agira ikibazo cy'abantu benshi avugana nabo. Hari ijoro yigeze kuvugana n'umudamu umwe, baravugana muri Yohana ibice 4, uwo twise umusamariya mwiza, nako umusamariya, umusamariya mwiza n'umusamariya, mudamu w'umusamariya waruje kuvoma, yicarana na Yesu baraganira, ndetse biza no gutangaza abigishwa bari bari kumwe na Yesu uburyo ari kuganira n'uwo muntu. Ariko tubona ko nubwo abantu badakunze kumuvugaho, niwe mudamu wa mbere wagaragaje kubwiriza, wagiye kubwiriza abasamariya, avuga inkuru nziza. Rero nta kibazo abari available uko twabatungana twese. Imana ishimwe, reka duhuze imitima, reka duhuze uyu mwanya kugira ngo tubashe kugetinga more revelation ku birebana n'iki n'amasengesho. Imana ishimwe cyane. Ndashimira guhera kuri Apostle Namani, na Gerard, Lucky, na Diane, abose bambanjirije bakoze umurimo ukomeye cyane, barinze foundation mu buryo bwiza cyane kandi bayigaragaza. Imana ishimwe cyane. Amasengesho nsubiye gato cyane kuri foundation cyangwa se usobanuro Apostle Namani yaduhaye, bwari usobanuro navuga ngo bwakize urufatiro rwiza cyane kuri twebwe. Nimba dushaka ko mu gusenga mu buryo bwiza, yagaragaje gusenga ntabwo ubundi gusenga ari ijambo ryazanywe n'abakristo ahari ku buryo abandi batari barifite, amahanga cyangwa se civilisation ibice runaka byari bifite ijambo gusenga, ryari muri bo rifite uburyo rikoreshwa. Ariko twabaye limite mu kuba twagendera uburyo imisengere yacu twakuriyemo mu byo twise abarokore, twanze kujya ahandi hantu mu bindi bice ngo bariho dufata ingero tubaraho twakuriye, twagiye tubamo cyane cyane n'izo ngero twagiye dukoresha. Yego, hano hantu gusenga navuga ngo ni volume nini cyane, ni uburyo navuga ngo abantu bakwicara bakazaganiraho, bakazagana cyane ko gusenga ntabwo ari ikintu cyo kuvuga cyangwa se gutekereza, ahubwo ni ibikorwa. Rero ntabwo igikorwa ari ikintu abantu bapfa gukora gusa, oya, bisaba ko abantu bagira more understanding. Hari ibyo abantu bari bazi, hari n'uburyo abantu bari bazi. Paulo abwira abikorino urwandiko rwe rwa kabiri yandikiye abikorino ibice 11, uhereye ku murongo wa 3, hari ikintu yabonye ku bakorino baho. Yari amaze kuvuga ngo yabakoye umugabo umwe ari we Kristo, ashaka ko bamwishira nta nenge bafite nk'abari badafite inenge. Ariko aza kuva ku murongo wa 3 avuga ngo ndatinya nk'uko yanzoka yoheje Eva, ariko namwe intekerezo zanyu zizayobywa. Zamara kuyobya, rezilita cyangwa se ikizaturuka nk'uko kuyobywa nta kindi kintu nuko abantu bazayoba bakareka gutungana no kubona bya Kristo. Ikintu cya mbere hano iri torero natwe twagiye tugira background tugenda tuzamukiramo, tubona nimba intekerezo, inyigisho twagiye twigishwa nyinshi muri zo zatumye intekerezo zacu ziyobywa, bituma dutandukanywa no kubonera no gutungana bya Kristo Yesu. Rero umuntu wamaze gutandukana no gukiranuka no kubona bya Kristo, nta gitangaza ko amasengesho atangira kuyahindura umwanya wo kurira,
umwanya wo gusaba, umwanya wo kwandika liste z'ibibazo afite, yarangiza akabwira Imana kuza kubikora. Ntabwo ibyo bintu byabura kuboneka, kuko ni ingaruka mbi ituruka mu kwitandukanya na Kristo. Kandi Kristo nimba ari we mutwe, itorero rikaba ari umubiri. Umuntu aramutse yitandukanije, uku kwitandukanya ni mu ntekerezo, ntabwo ari uburyo buri fiziko. Nubwo ingaruka zabyo zo kwitandukanya bigaragara mu buryo bw'amaso abantu basha kureba, ariko byabanjiye mu ntekerezo. Bivuga ngo rero nimba tugiye gukosora, natwe hari ibyo tugomba gukosora, kuko nimba abantu barayobejwe no kubwirwa, birasaba ko bakosorwa no kubwirwa. Babwirwa iki? Babwiwe iki itari ubutumwa bwiza? Kuko ahangaha Pawulo yakomeje ku murongo wa 4 aravuga ngo iyo haje umuntu babwira Yesu wundi, umuntu wabwiwe Yesu wundi, Yesu wicaye mu ijuru aho areberera abantu, akaba yiteguye kuzagorora umuntu uzagerageza akihanganira inkoni zo mu isi, ibibazo byo mu isi, ubundi akazamugeraho. Abantu babwirwa ubutumwa biragoye ko azigera asenga mu buryo buri bwo. Amasengesho ye azarangwa n'amarira. Ngo nimubwirwa Yesu wundi, mukabwirwa ubundi butumwa. Abantu babwiriwe ubundi butumwa bituma bagira amasengesho atandukanye n'ubutumwa bwiza, ngo ndetse mukakira undi mwuka mutakiriye mbere. Abantu babwiwe undi Yesu, bakiriye undi mwuka, bakira n'ubundi butumwa. Birahagije rero uyu munsi wa none ko abantu bakuriye mu kintu cyitwa amasengesho, kitari amasengesho, ari nk'ibihimbano by'amasengesho. Kuba twabikosora birumvikana cyane. Apostle Namani agaragaza gusenga kwinshi kwagiye kugagurukira ahantu abantu bagiye bakurira muri background zabo, mu miryango yabo, uburyo abantu bagiye bakurira mu bukene runaka cyangwa se mu bibazo runaka. Ibyo bihinduka fondasiyo, bihinduka ibuye fatizo ryo gusenga, ku buryo abantu benshi bagiye bisanga ndetse na twahoze muri bo twisanga mu misengere itariyo. None uyu munsi kuri flyer hari dukurikije topic n'umundi general ni topic, nifuza ko dufata umwanya gusenga nyirizina bishingiye imitekerereze yacu ihamanya n'iki. Gusenga twemeranya nabo turi bo muri Kristo Yesu, turabaraganwa na Yesu Kristo. Ntabwo umuntu umuraganwa na Yesu Kristo azigera afata umwanya wo gusenga nko kurira. Oya, ntabwo azigera afata umwanya wo gusenga nko kwandika liste y'ibibazo agiye gukiriza Imana igomba gukemura. Ntibishoboka, kuko ntibyashoboka, kuko Kristo uri umuraganwa nawe. Icyo afite n'icyo ufite, icyo ubushobozi afite nibwo nawe ufite, uburyo y'influence nibwo nawe influence. Uri umuraganwa na Yesu Kristo. Ikindi ni ugusenga dufite imitekerereze y'abaturage, y'abaturage cyangwa abaturage, reka nkoreshe ubwo buryo citizenship. Abaturage bo muri Siyoni ni muri Siyoni, nihe muri Siyoni ni ubuhe buryo yafatwa mu isaro rya kera nk'igishushanyo. Uyu munsi nihe muri Siyoni. Ntabwo umuntu uri muri Siyoni yamaze gusobanukirwa Siyoni icyo ari cyo bimwemerera gusenga mu buryo butandukanye n'uburyo muri Siyoni yakwiye kumenya ko muri Siyoni haba gusabana. Muri Siyoni haba gusabana. Muri Siyoni haboneka relationship, haboneka isano hagati y'umwana. Yesu Kristo mu bice 5 amaze gukiza umuntu ku isabato, muri Yohana ibice 5 ku murongo wa 17 yaravuze ngo data arakora kandi nanjye ndakora. Ngo Bibiliya avuga ngo abafarisayo barushaho kumugira umujinya, ngo uretse no gukiza abantu ku isabato yishushanyaga, yavugaga yuko yarigeranyaga, ngo akigeranya yuko ari umwana w'Imana. Bivuga ngo kwitwa umwana w'Imana bari bazi icyo ari cyo, bari bagisobanukiwe. Byapuresingaga umuntu muri kategori y'ubumana, byatumwaga umuntu y'influence nk'uko Imana yakwenfluence, ndetse uwo muntu yabaga ari mu rwego rwo kuba yatanga amahoro nk'uko Kristo nawe yari yaje azanye amahoro. Aravuga ngo data arakora nanjye ndakora. Ibyo byateye abafarisayo ikibazo. N'uyu munsi wa none abantu benshi bakuriye mu mihango n'imigenzo by'amadini, kudeklara relationship n'Imana ni ikibazo. Iyo uvuze data, iyo uvuze Imana ko ari so, ukabihamya ukwiri nawe ari kuri, kiba ikibazo. Niyo mpamvu uyu mwanya wo gusenga ari ntabwo
ari dusoza uyu munsi tuzakomeza kubiganiraho, ariko muri bice mu gace gato cyane ngiye kuvuga, ndagira ngo nibura tugetinge more revelation aho tugomba guhagurukira iyo dusenga. Gusenga ni relationship, ni uburyo ugaragaza isano ufitanye na data. Uko data ari niko nawe uri, ntabwo ari umwanya wo kwitandukanya. Abantu benshi bitewe na Yesu babwiwe, bigaterwa n'ubutumwa babwiwe, bigaterwa n'umwuka baciriye, ni igihe baza gusenga bakigaragaza, bakivuga uburyo butari bwo. Turi intumbi z'imbwa, bakigaragaza mu ubwo buryo. Turi ubwatsi buriho, turi uburabyo buriho uyu munsi, ejo buzaba buvuyeho. Naho bisepara na Yesu Kristo, turi abanyabyaha. Ni uburyo bwinshi bagenda bitandukanya, ariko muri Kristo umwanya wo gusenga ni umwanya mwiza wo guhamya relationship, tugashira amanga, tugashira ubwoba, tukiko twinjizwa hera n'amaraso ya Yesu Kristo, tukegera intebe y'ubuntu, tukakira imbabazi, tukavuga dushize amanga, tukakira ubuntu bwo kudukiza mu gihe cyari cyo cyose, mu gihe gikwiriye. Imana ishimwe cyane. Twagiye muri Siyoni, tugiye guhagurukiriza gusenga kwacu. Ni ubuhe buryo muri Siyoni? Ni ikihe kintu cyaranga nk'igishushanyo cyagaragaza Kristo ndetse n'itorero uyu munsi wa none? Muri Siyoni nidusoma mu rwandiko rwa kabiri rwa Samweli ibice 5 umurongo wa 7, mu rwandiko mu gitabo cya kabiri cya Samweli ibice 5 umurongo wa 7, turasangamo Siyoni bwari ubuturo bw'umwami Dawidi. Bwari ubuturo bw'umwami Dawidi. Nibishoboka baraza kujya ba prayinga, ba displayinga muri inbox, nako sorry muri chat comments. Yego, urakoze cyane. Ngo Dawidi yagize Siyoni ubuturo. Imana ishimwe cyane. Dawidi mwibuke, ni Dawidi turi kureba nka Dawidi, ariko ni Dawidi uri mu gishushanyo. Ni igishushanyo cya Yesu Kristo, uhagaze mu kimbo cya Yesu Kristo. Ubwo Petero yabwiraga ari kubwira ubutumwa bwiza abantu batangajwe no kubona buzuye umwuka wera, yahereye mu itangira avuga ubutumwa bwiza. Ageze kuri Sawuli wahawe inshingano ntazubahirize, ngo noneho ageze mu byakozwe n'intumwa ibice 13, ibyakozwe n'intumwa ni Paulo wabivuze, sorry ntabwo ari Petero. Ibyakozwe n'intumwa ibice 13 umurongo wa 22, Paulo avuze ngo ibahagurukiriza Dawidi, ngo umuntu wari ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka, uzakora iby'Imana byose ishaka. Nitureba hano hantu ntabwo ari Dawidi wavugaga. Dawidi ari mu cyimbo cya Kristo, ko Dawidi twibuke ko yafeirinze, yagiye afeiringa hato na hato. Ntabwo ari Dawidi wakoze icy'Imana ishaka. Uwakoze iby'Imana ishaka ninde? Ni Yesu Kristo. Bivuga ngo nimba ubuturo bwa Siyoni ari ubuturo bwa Siyoni, bwari ubuturo bwa Dawidi umwami, ni n'ubuturo Yesu Kristo yabivuze ngo Yerusalemu umurwa w'umwami ukomeye. Bwari ubuturo, ni ubuturo bwashanya ubuturo bwa Yesu Kristo. Uvuga ngo turi ku ijambo rivuga ngo prayer yawe ugomba gusenga ushingiye ku mitekerereze yo muri Siyoni, aho utuye kandi aho uturanye n'umwami usumba abandi bami bose. Imana ishimwe cyane. Aho muri Siyoni kabiri hari mu gitabo cya kabiri n'ubundi cya Samweli 6:17, gitabo cya kabiri cya Samweli 6:17, niho Dawidi ubwo bazanaga isanduku niho yayishize. Siyoni ni ubuturo bwa Dawidi, ariko kandi Dawidi washanyaga iki? Urakoze cyane Emma Bibresi. Muri Siyoni tubonze kubona ko hari ubuturo bwari ubuturo bwa Dawidi. Dawidi washanyaga Yesu Kristo, bukaba bwari ubuturo bwashanga ubuturo bwa Yesu Kristo. Niho hari isanduku, niho hari isanduku y'isezerano, isanduku y'ibihamya, na isanduku yahamyaga. Ugiye kure, ntabwo ngiye muri detaye zayo, ariko isanduku yagombaga kumeze gute? Yagombaga kuba isizwe izahabu. Izahabu yari presentigaga ubumana bwa Yesu Kristo, kandi yagombaga kuba izaba isize hejuru y'umuringa.
umuringa asobanuraga umuntu bwa Yesu Kristo mo indani. Twibuke brother Orempari turi kwiga isanduku harimo iki cyambere, harimo ibisate by'amabuye byanditseho amategeko asobanuraga iki? Yagaragaza rebellion, yagaragazaga ubutagondwa, yagaragazaga ubugome bw'umwana w'umuntu, yagaragazaga ubwigenge, rebellion y'umwana w'umuntu. Kabiri harimo inkoni yarabije uburabyo ya Aroni. Iyi nkoni y'uburabyo nayo yagaragazaga iki? Abisirayeli barigumiye banga ubuyobozi bwa Aroni. Kwanga ubuyobozi bwa Aroni ni ukwanga ubuyobozi bw'Imana muri bo. Aho naho yaririmo aho ngaho harimo na manu mwibuke barayiriye baza kwivovota. Nujya mukora uzabibona baza kwivovota, bagaragaza ko batayishaka bashaka ibindi. Nayo yagaragazaga rebellion. Buri kintu cyose cyari mwino sanduku b'imbere cyagaragazaga rebellion. None isanduku ifundikiye hejuru yaho akaba intebe y'ihongerero. Imana yafundikiye intebe y'ihongerero cyangwa se intebe yagaragazaga imbabazi z'Imana. Wacu wuzuye umwuka wera avuze ngo Uwiteka umucamanza ambonyeho amaraso ntancira urubanza rubi. Muri Siyoni ntabwo twikanga Imana, muri Siyoni ntabwo tubona urubanza ari kuri twe. Uwiteka yatubonyeho amaraso muri Siyoni, niho muri Kristo Yesu ariyo Siyoni. Ubugome bwacu bwose, rebellion yacu yose yaratwikiriwe. Ntabwo muri Kristo ntabwo Imana yibutse ubugome bwacu, yigeze yibuka ububi bwacu. Umwanya wo gusenga si ukujya kwibutsa ubugome bwacu, twibutsa Imana. Oya muri Siyoni niho hariho muri Kristo. Iyo sanduku yabaga ihishe buri bugome bwose bw'umuntu. Muri Kristo niho twagiye tubasha kungwa n'Imana. Ntabwo Imana icibuka ubutagomba bw'umuntu, ntabwo icibuka rebellion y'umuntu. Niyo mpamvu umwanya wa prayer, usenga ufite imitekerezo muri Siyoni, ni umwanya wo kwenjoyinga ikiruhuko, ni umwanya wo kwenjoyinga ubwiza. Nerebo shakita zimando vakia zerebo tashia zimando keyabina elezoke tashimando vayake azini katolaba vantosa yashini. Muri Siyoni niho hagomba gutambirwa. Tugiye kureba kubera iki byari igishushanyo uyu munsi wa none aho tugomba guhagurikiza amasengesho yacu. Ni muri Siyoni. kubera iki cyari igicucu. Nusoma igitabo cya kabiri cy'Abami, igitabo cya mbere cy'Abami ibice 8 umurongo wa 29. Igitabo cya kabiri cy'Abami, igitabo cya mbere cy'Abami ibice 8 umurongo wa 29. ni urakoze cyane. Umurongo wa 29 n'uwa 30. Naho Salomo yarimo gusenga 29 kugira ngo uhore ushize amaso kuri iyi nzu ku manywa na nijoro. Muri Siyoni aho Imana yahoraga ireba ku manywa na nijoro. Muri Siyoni ntabwo twibutse Imana kutureba, ntabwo twibutse Imana kutwibuka. Muri Siyoni Imana nihoza ijisho. Hano Salomo ari gusaba Imana kugira ngo uhore ushize amaso kuri iyi nzu ku manywa na nijoro. Ariho wavuze ko uzashira izina ryawe ngo ubone uko ujya wumva gusenga umugaragu wawe. Nzajya ngusenga nerekeye aha, nuko uje wumva kwinginga k'umugaragu wawe nuko ubwoko bwawe bwa Isirayeli uko bazajya basenga berekeye aha. Niko ko uje wumva uri mu ijuru ari ryo buturo bwawe, kandi uko uzajya wumva uje ubababarira. Imana ishimwe cyane. Hano Salomo yari gukoresha igishushanyo, abona ko muri Siyoni harimo kumvwa. Muri Siyoni muri Siyoni uzajya urebesha amaso yawe, kandi nibajya basenga na bugingo n'uyu munsi wa none abiseye kwa ko batigeze bemera Kristo.
ni nabwo buryo benshi usanga basenga afite systeme bakoresha ngo berekeye Siyoni amaso yabo mwibuke Daniel ngo afunguye amaso yiwe yerekeje Yerusalemu yari prophecy muri Kristo Yesu nawe wari present ga Siyoni ni muri ho duhagurukana isengesho ntabwo tuba turi kubwira Imana ngo mwana utwumve oya muri Siyoni we are mandatory it's a legal mandatory tugomba kumvwa nta kintu cyatubuza kumva muri Siyoni nta rusika rudutandukanya n'Imana muri Siyoni tubasha kumvwa zerepo shankita labima ndova yashini zerepo tavima ndoshaya zeneto nidusoma muri Zaburi ya 132 twihutisha nashaka ko tubona kanya ko gusenga Zaburi ya 132 umurongo wa 13 Zaburi 132 umurongo wa 13 turageza ku murongo wa 19 Zaburi 132 turebe Siyoni Zaburi 132 umurongo wa 13 turageza 18 koko Uwiteka yatoranije Siyoni zakile boshami mandovasa koko Uwiteka yatoranije Siyoni koko Uwiteka yatoranije Kristo nimba Uwiteka yatoranije Siyoni mwibuke mu Befeso ibice bitatu bigaragaza iki biragaragaza kuko Imana yatwemereye muri Kristo Yesu yadutoranije muri Kristo Yesu yaduhinduriye abana muri Kristo Yesu nimba Kristo Yesu ari uri present ga Siyoni natwe twatoranijwe nkuko Siyoni twatoranijwe muri Siyoni ngo yashakiye ku buturo bwe iyi Siyoni niyo buturo bw'Imana ni nawo buturo bwacu ngo ati aha niho buruhukiro bwanjye iteka ryose aha niho nzaba nkuko nashatse muri Siyoni n'Imana muri Siyoni niho yicaye ntabwo ari Imana tubabwira ngo haguruka muri Kristo Yesu Imana yakoze buri kintu cyose si Imana tubwira ngo haguruka urwane urugamba yararushoje the war is over ntambara yarayishoje muri Siyoni ntabwo Imana ibwirwa ngo ngwino ukiza abarwayi muri Siyoni Imana yamaze gukiza abarwayi muri Siyoni ntabwo tubwira Imana ngo nizikiza abantu muri Siyoni Imana yamaze gukiza abantu muri Siyoni niwo murwa w'uruhukiro ngo nzaha ibyo kurya byaho umugisha mwinshi nzaha ibyo kurya byaho umugisha mwinshi nzaha abakene baho umutsima muri Siyoni there is no lack nta kibazo cy'ibyo kurya muri Siyoni abari abakene bahawe umutsima wo kurya 13 ngo kandi abatambyi baho nzabambika agakiza abakunzi banjye baho bazavuza impundu cyane mwibuke ko muri Kristo twahinduwe abami twahinduwe n'abatambyi muri Kristo Yesu dufite ministeri y'ubutambyi dufite ministeri y'ubutambyi duhabwa iki twanditswe agakiza ikanzu twambaye n'agakiza mu gakiza nta kindi kintu kigomba kubonekamo ni ikintu cyose twari dukeneye ngo tukore umurimo wo gusoza icy'Imana tureme twamaze kugihabwa niho nzamereza Dawidi ihembe uwo nasize namwiteguye itabaza nabwo ngo nzamereza Dawidi ihembe Dawidi ari mu cyimbo cya Kristo Yesu muri Kristo Yesu muri Dawidi uri present ka Jesus Christ ahanga muzoro rya kera mu isezerano rishya Dawidi none akaba Yesu Kristo ngo ihembe risobanura autorité risobanura ubutware muri Kristo niho dufite ubutware ngo abanzi nzabambika isoni ariko kuri we ikamba rizarabagirana muri Kristo Yesu ubwo Kristo ari ku musaraba yafashe abanzi bose abanyanga ku mugaragaro abahemura ku mugaragaro kubw'umusaraba muri Kristo Yesu nta mwanzi ufite autorité muri Kristo Yesu nta mwanzi ufite autorité muri Kristo Yesu there is nuko nta kintu cyakora kuba tuye muri Kristo kuko abanzi bose bakojeje isoni Imana ishimwe cyane muri Siyoni abahari baririmba muri Siyoni nibwo buturo n'ubundi bwacu byanuwe muri Zekariya tugiye kureba muri Zakariya ibice 9 Zakariya ibice 9 ku murongo wa 9 Zakariya Imana ishimwe cyane Zakariya
ibice 9 ku murongo wa 9 haravuga ngo Uwiteka Nyiringabo nezerwa cyane wa mukobwa w'Isiyoni we. Muri Siyoni habaho kunezerwa, nta kindi kintu kigomba kubonekera. Nezerwa cyane wa mukobwa w'Isiyoni. Siyoni ni ubuturo bw'umwami ukomeye. Siyoni ni n'ubuturo bw'abemerewe muri Kristo Yesu kandi babyemeje. Ngo rangurura wa mukobwa w'i Yerusalemu we, dore muri Siyoni habaho kurangurura, dushira amanga, ntabwo tugenda tuvugira matamatama. We are speaking with boldness. Rangurura yewe, rangura mukobwa Yerusalemu we, yaba Yerusalemu na Siyoni cyo kimwe. Dore umwami wawe aje aho uri, niwe mukiranutsi kandi azanye agakiza. Imana ishimwe cyane. Muri Siyoni Kristo atubereye agakiza, niwe gakiza kacu, nta kandi gakiza. Agakiza kacu ni Kristo, niwe gukiranuka kwacu. None Kristo ni gute mwisano rya byasoye yuko ari we Siyoni. Muri Yohana igice cya mbere, tumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 14, uko yaje kuba ubuturo. Imana ishimwe cyane. Mwibuka avuga iby'urusengero bagashaka kumutera amabuye. Urusengero rwari rwubatse muri Siyoni. Yohana igice cya mbere umurongo wa 14 haratubwira ngo Yohana igice cya mbere umurongo wa 14 avuga ngo ijambo yabaye umuntu abana natwe. Imana ishimwe cyane. Tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wase, yuzuye ubuntu n'ukuri. Muri Siyoni ni muri Kristo, nibwo ubwo yambaraga umubiri yarahindutse Siyoni muri we, aho Imana yagomba guhurira. The meeting of the man and the God is in Mount, is in Sion. Which Sion? In Christ Jesus. Niho twagomba guhurira kugira ngo ibimwuzuye natwe bashe kutwuzura. We pray with mindset, aho dusenga dufite imitekerereze y'abaturage batuye muri Siyoni. Muri Siyoni umurongo dukunda gukoresha mu Baheburayo 12 umurongo wa 22 kugeza 24. Murebe Siyoni icyo ibisobanuye. Murebe Siyoni ikiri gusobanura. Baheburayo 12 umurongo wa 22. Imana ishimwe cyane. Abaheburayo 12 umurongo wa 22. Amen. Ahubwo mwegereye umusozi wa Siyoni. Imana ishimwe cyane. N'ururembo mwegereye ururembo rwa ururembo rw'Imana ihoraho, ari rwo Yerusalemu. Imana ishimwe cyane yo mu ijuru. kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika, n'itoro ry'abana b'imfura banditswe mu gitabo mu ijuru. Mwegereye n'Imana umucamanza bose, n'imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose. Mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya. Mwegereye n'amaraso amijajwe avuga ibyiza kurusha amaraso y'abera. Imana ishimwe cyane. Muri Siyoni it is niho twahuriye, is a place. Niho umuntu yahuriye n'Imana, niho gukiranuka kwahuriye n'umuntu, niho kwera kwahuriye n'umuntu, niho twishimira amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso y'abera yoyo avuga guhorerwa, amaraso ya Kristo avuga kubabarirwa, avuga gukurwaho, avuga kwimurwa, tukavanwa mu gihugu cy'umwijima tukinjira mu bwami bw'umuco, aho dufite autorité hejuru y'ikintu icyo ari cyo cyose, aho tuvugiriza impundu. Lelebo shantasi mandova yashini. Aho niho tugomba guhagurukira mu masengesho. Imana ishimwe cyane. Muri Kristo point ya kabiri ni point igaragaza ko tugomba gusengana imitekerereze y'abaraganwa na Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Mu Roma 8:16-17 haravuga ngo umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wacu. Umwuka wacu hamanya n'umwuka w'Imana yuko turi abana b'Imana. We pray with the mindset, aho dusenga dufite imitekerereze ya sonship rather than the mindset of servant. Ntabwo dusenga turi abagaragu, ntabwo dusenga turi abana,
kandi ubwo turi abana dusenga twararazwe, ntabwo turi abantu twabaye abana batigeze icyo bahabwa, batigeze bagira icyo bagira. Twaragihawe, icyo twahawe gifite akahe gaciro. Twahindutse abaraganwa zepole zonketashia lilasibe note shaya vimando saya. Twahindutse abaraganwa na Yesu Kristo. Ni muri Kristo Yesu twahindutse. Muri Kristo Yesu tuhavana imitekerereze yo kugira imitekerereze yo gusenga dufite sonship yuko turi abana. Secondly, tugasenga dufite imitekerereze ko turi abaraganwa. Niba turi abaraganwa, ni iki kintu ducenye? Ni uruhe rurimi tugomba kuvuga? Ni uruhe rurimi kuba ibintu bitari manifeste mu buzima bwacu? Twagiye tubona ikibazo, twabwiwe Yesu wundi, Yesu tutigeze duhinduka abaraganwa nawe, aho Kristo ari umukiranutsi, twe tukaba abanyabyaha. Iyo yari impamvu yo gutuma turira. Yesu Kristo ko ari mu ijuru, twe tukaba turi mu isi. Ari mu ijuru ry'ibisubizo, twe tukaba turi mu isi y'ibibazo. Ntibyari gutuma abantu batavuza induru. Ariko Pawulo aravuga ngo bana b'Imana, mumenye ko umwuka wacu zerepota shimando saya ahamanya n'umwuka wa Kristo, ahamanya n'umwuka w'Imana ko turi abana b'Imana. Ngo turi abana b'Imana, turi n'abaraganwa, turi abaragwa b'Imana, turi n'abaraganwa ba Yesu Kristo, turi abaraganwa na Yesu Kristo. Ntabwo dufite lackness, ntabwo uyu munsi ugiye kongera kwinginga tugiye kuvuga ngo turi abanyabyaha. Kristo ni umukiranutsi, natwe turi abakiranutsi. Kristo ni uwera, natwe turi abera. Kristo muri Yohana ibice 5 yaravuze ngo ndaca ngo data arakora, natwe turakora. Cyo mbonye data azura, nanjye ndazura. Cyo mbonye data akiza, nanjye ndakiza. Cyo mbonye data aca amateka, nanjye nca amateka, kandi amateka nca n'ay'ukuri. Muri Kristo Yesu aho turi dufite mindset yuko ibyo Kristo akora ibyo natwe tugomba gukora. Rereza kita shima ndova ya shini ezokea zankita shile boma ndova sia. Ntabwo dusenga tuvuga ngo turasenze, urwacu turarurangije, urwacu turarurangije. Gusenga ni ukwacu, gusaba no gusubiza no kwa Kristo. Oya, ntabwo iyo mitekerereze yari abana bicaye muri Kristo Yesu. Turabaraganwa, we establish, dushyira ibintu mu mwanya wabyo. Ntabwo dusenga dukurikije uburyo ibintu ngo dutegereze uko bizagenda. Twe turadekarara ibintu tukategeka uko bigomba kugenda. Turabaraganwa na Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Zepotaya muri Kristo Yesu ntabwo twaciriye mindset, turi abafatanyabikorwa. Kwandiko rwa 2 rwa Petero yarabisobanuye. Kwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 4 haba ngo kuko imbaraga z'ubumana zatugaba ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubejwe no kumenya neza waduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso nziza. Bene data, Pawulo ari kuvuga aya magambo, nibutsa andi magambo yavuze. Vuga abwira Abaroma, aravuga ngo ubutumwa bwiza nibunkoze isoni. Se cyambere umurongo wa 13 na 17 hango ubutumwa bwiza nibunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana. Ndashimira buri muntu wese wagiye ufata umwanya kandi ukomeje gufata umwanya kumva ubutumwa bwiza. Pawulo abwira Timoteyo ngo igihe kizaza ubwo abantu batazabihangana kumva ubutumwa bwiza, ubwo amatwi azaba barya. Sakita shima ndoza ya bini. Mumbabare kuba ngiye gukoresha ino expression. Hari abantu benshi nitangira kujoininga ino platform, bagiye mbona dufite umwete, mbona abantu dufite umwete tugasengana. Ariko iminsi yagiye igera mbona abantu bagiye bameze nk'abinyufura, bagiye bameze nk'abasezeye. Bamwe muri bo nagiye ndetse no ku ruhande muri inbox baza byagenze gute, ngo bari so busy. Ntabwo bari so busy, matwi yabo ntashobora kwihangana kumva ubutumwa. Ariko turacyabasengera, turacyabingingira kugira ngo bihangane kumva ubutumwa bwiza. Niyo mbaraga y'Imana hesha uwizera wese gukizwa. Ni muri bwo tuzamenyera Kristo waducunguye, ni muri bwo tuzasobanukirwa. Nidusobanukirwa tuzatuma imbaraga twahere muri Kristo Yesu tuzigiraho access muri twebwe. Ntituzabe turi abantu bakora ibiterane byo kwinginga Imana ngo iduhe imbaraga kuko ibihe byakomeye, kuko ibihe bigoye, kuko ibihe biteye ubwoba. Oya, kuko imbaraga z'Imana zatugaye ibintu byose, bizana ubugingo ndetse n'amahoro. Releze ko tashima ndoshaya. Murongo wa 4 akavuga ngo
byo nibyo byatumye aduha ibyo wasezeranye by'igiciro cyinshi. Ibi yaduhaye umwuka wera. Berezeketa shimando saya mando sabire shoke yazini bikomeye cyane kugira ngo twahawe umwuka wera. Niryo sezerano twari dufite, niryo sezerano Yoweri yavuze ngo minsi yimeruka nzasuka. Ntabwo Yesu Kristo ngo mugende mujye Yerusalemu abwira abigishwa ngo kuzageza ubwo muzambikirwa imbaraga muzuzurizwa. Nta kindi yavugaga, kigeze avuga amasezerano uyu munsi wa none abantu baririmba ngo twari dufite amasezerano menshi. Nta rindi sezerano. Isezerano ni Kristo Yesu, niwe sezerano, kandi muri we twasezeranyijwe umwuka wera. Umwuka wera turawuhabwa muri we. Tumaze kuwuhabwa ni ikihe kintu cyabaye? Ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana. Dore sankitashia mimano bibatere gufatanya na kamere y'Imana. Mumaze guhunga no gucira no konekera kwaza mu isi no kwifuza. Hano Apostle Namani yakoze clarification. Abantu benshi bagiye bagutse amasengesho bakazana bakerekana imitekerereze. Ubwo Petero yavugaga yagaragaza ngo ese mwami ngo twasize ibyacu ntabwo yigeze asiga mu mugore we. Umugore bari kumwe no kuroba yararobaga. Kikiye kintu yavugaga mwuko twari kimitekerereze isezerano rya kera. Yesu Kristo asubiza mu buryo nibura abasha kumva. Ariko umunsi Petero yamaze kuzurizwa umwuka wera akabasha guhabwa imbaraga zose zimutera gufatanya na kamere y'Imana, cyongeye kugira icyo kibazo. Cyongeye kugira ikibazo cy'imitekerereze y'umuntu waguye, yo kwifuza ko umuntu waguye ahabona amamodoka ariyo meza, akabona amazu niyo meza, akabona kugira ibi nibyo byiza. Nyamara ibyo byose Yesu Kristo yavuze ko tubikwiriye. Yavuze ko ibyo bintu byose bihari. Sinzi n'impamvu dutakaza umwanya muri byo, sinzi n'umwanya tubishaka. Ibyo ni ibyacu tugomba kubigira. Rereza kitashimando vayasin kuko imbaraga z'ubumana. We pray with the mindset. Tugomba gusengana imitekerereze yuko turi abaparteka biki, abaparteka b'Imana. Neca y'Imana niyo natwe turiyo. Imana ishimwe cyane. Yohani mu rwandiko rwa mbere ibice 4 murongo wa 17 yavuze ngo ibyo nibyo bimaze gutera urukundo rw'Imana gutunganya muri twebwe, ngo bizagutere gutinyuka ku munsi w'amateka. Kuko Kristo ari mu ijuru natwe ariko turi mu isi. Ntabwo Imana yigeze ishaka yuko abana bayo baza ngo bayere ku rutonde rw'ibyabananiye. Oya, nta nubwo Imana yigeze ishaka gushyiramo gukora yonyine. Oya, umunsi Kristo ava ngo birarangiye, umwanzuro buri kintu cyose wari umaze gushoboka. Uyu munsi wa none twebwe ubwacu uko Kristo ari natwe niko turi. Ntabwo dutandukanye ngo dusenge mu bundi buryo. Oya, ni muri bwo tugomba gusenga dushingiye rebo shakita rabimando vaya shenekota simano dushingiye Kristo uko ari. Ntagiye numva abantu gasanga bakoze amasengesho uri Imana ishoboye byose, uri Imana y'imbaraga, uri Imana yici, uri Imana ibera byose cyarimwe. Ibyo nibyo, ariko wajya kumva ngo twebwe turi mu isi y'ibibazo, itegereza ibi n'ibingibi. Ibyo nukugakana. Ibyo Paulo yavuze ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zako. Kibabura kuvuga ko Kristo yapfuye, barabivuga ariko urupfu rwiwe nta kintu na kimwe rukora mu buzima bwawe. Avuga ngo birarangiye, nta kintu na kimwe yashize kiri ni progress, nta kintu kimwe yasize kiri ni process. Ibintu byose byari birangiye. Rerezo keta shimando saya binike tolabaya veneto sakia bimando shaya. Ikintu cyose cyatuza gusabana n'Imana yari amaze kugikuraho. Ikintu cyose cyari kutubera umusozi yari amaze kucitsa. Ikintu cyose cyari kutubera ikinogo yari amaze kukiringaniza kugira ngo twenjoyinge umunezero uvuye muri Kristo Yesu. Ngana ku musozi byashuwe rebo shakita vimando shaya. Tugomba gusenga dufite mindset ya kingship. Tugomba gusenga dufite imitekerereze ya cyane, tekerezo y'ubwami. Ijambo ry'Imana twagiye tusoma byashuwe ugasanga umuntu nabyumva ngo Yesu Kristo ni umwami w'abami. Abahe bami? Ese ni abami bo mu isi abangaba? Benshi muri bo bishe rubanda, benshi muri bo bateje imiraba ku isi, benshi muri bo bahindutse icyicaro umwanzi akweramo akwirakwiza akaga ku isi.
ntabwo Kristo ari umwami w'abariya bami, ni umwami wa twebwe. Twe turi abami munsi y'ubwami bwa Kristo, niwe mwami, natwe turi abami mu bwami bwiwe. Twakire minisiteri y'ubwami. Umwami ni gutagomba kwitwara, ntabwo umwami agomba kwisabiriza, ntabwo umwami nubwo rubanda bagira ubwoba, umwami agomba kugira confidence, umwami agomba kuzana ibisubizo. Teritori duhagazeho, aho twicaye, muri environment turimo dukoreramo, ibice dukoreramo, tugomba kugaragaza mindset ya kingship. Ntabwo inkuru mbi zirwa zikwirakwira ku ma YouTube, zirwa zikwirakwira hirya no hino, ntabwo izo zigomba kunyeganyeza imitima yacu. Bafite ngo hayirwa abizera Kristo, bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika, biringira Uwiteka, bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika. Muri Siyoni nta kunyeganyega, nta shaking haboneka, kunyeganyega kubera handi hantu atari muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu elebo shankitaya lirezekota shimandosaya mondasikia vimandosaya. Ndibuka Yesu Kristo avugira ijambo mu birarangiye, yarivugiye hanze ya Siyoni. Nusoma mu Baheburayo 13:12, Yesu Kristo ngo yabambiwe hanze y'irembo, hanze y'umurwa, bamusohora muri Yohana 19:12 gukomeza. Baramusohoye yikoreye ibyaha hanze ya Siyoni, hanze ya Siyoni atangaza intsinzi kugira ngo abantu tutari dufite amahirwe yo kwinjira muri Siyoni atwinjije muri Siyoni, atwinjizeyo n'intsinzi. Twinjire muri Siyoni dufite intsinzi, turimba intsinzi muri Siyoni. Ibyashwe 1:5 n'uwa 6 no kuri Yesu. Reka mere ku murongo wa 4 twageza 6 ngo jewe Yohani ndabandikiye mwebwe aho matoro 7 yo muri Aziya, ubuntu be muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho. Mana ishimwe cyane, biva ku myuka 7 iri imbere yayo n'intebe yayo. No kuri Yesu Kristo ari nawe mugabo wo guhamya, gukiranuka n'ifuro yo kuzuka, utwara abami bo mu isi. We are the king, udukunda kandi watwejejeho ibyaha byacu amaraso ye, twarejejwe akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana, ariyo na se shobora n'ubuntu twari bibibye iteka ryose. Amen. Muri Kristo Yesu twahindutse abami n'abatware n'abatambyi. Dusenga umutambyi yagombaga mu isezerano rya kera, yagomba kuzana ibyiringiro, yazanaga ibyiringiro cyangwa se yazanaga ubwo yagutamba baramurebaga nk'umuntu bari bategeza amaciro, yafataga ibyifuzo by'abantu akamera nk'ubijyana ku Mana. Uyu munsi wa none turi bande? Dufite minisiteri y'ubwami, dufite minisiteri y'ubutambyi muri twebwe, aho tugomba gutanga amahoro, aho tugomba kublessinga imisozi dutuyeho, aho tugomba kublessinga aho dukorera, tugomba guhinduka umugisha. Ntabwo tugomba kwifatanya n'abarakuya, oya. Muri Kristo Yesu no tugomba guhagurukira. Umwami aciteka, ntabwo umwami ajya negosiya, umwami arestablishinga, ntabwo ajya avuga ngo nzategereza. Aravuga kandi yavuze, ijambo rye rifite imbaraga kandi ibyo avuze bijya mu bikorwa. Umwami arategeka nta negosiya. That is a mind. Soreza muri Mariko, turebe Mariko icyo Kristo yakoze, muri kingship yakoze, kandi uko ari niko natwe turi. Muri Mariko ibice 4, muri Mariko ibice 4 umurongo wa Mariko ibice 4 umurongo wa 39, Mariko ibice 4 umurongo wa 39 haravuga ngo, Mariko ibice 4 umurongo wa 39, akangutse acyaha umuyaga abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Akangutse acyaha umuyaga abwira inyanja ati ceceka utuze. Muri Siyoni lebo shankitaya, muri Kristo Yesu tufite mindset, turatuje. Ibiraje abandi shinga kibituraje shinga, turaryamye turaruhutse. Ahangaha ntabwo navuze inkuru yose. Abandi abigishwa bari bakutse umutima, ibintu byose babinaze mu mato, ibintu byose babivanye mu bwato, babinaze mu nyanja, bakoze uko bashoye. Abandi bose aho abari hanze ya Siyoni, aho abantu imitekerereze yabo iri hanze ya Siyoni, usanga ibintu byose nako batagize.
ntako uburyo bwose bushobotse, indwara zarabagoye kugeza ku rwego imitima yahagaze, bantu bakusanya lebo shakitaya ngo reka dukusanye ubushobozi tugiye kwivuza. Ndavuga iwacu mu Rwanda, tugiye kwivuza mu Buhinde, tugiye kwivuza muri Kenya, tugiye kwivuza hehe. Lebo shakitaya, kibazo ni ikihe? Urebye uruhuri rw'abakristo bari mu Rwanda n'abakremye kari abakristo, ikibazo cyabo kirigeze babwirwa ubutumwa bwiza, kirigeze babwirwa Kristo, kirigeze bagira imitekerezo yo muri Siyoni. Aho muri Siyoni twestablishinga ibintu, turategeka umuraba turawubwira ugatuza. Iyo rwasereye hagurutse hagati ya nation, ibibazo byahagurutse hagati ya nation, ntabwo tuvuza induru. Ibibazo byose biri hirya no hino ni ikibazo cy'abakristo bitwara cyana, bitwara bugaragu, batigeze basobanukirwa ko bahindutse abami n'abatware muri Kristo, bahindutse abami n'abatambyi, aho bagomba kuzana ituze ku misozi yabo. Kristo niwe mwami w'abami, turi abami mu cyimbo cyayo, turi abami munsi ya Yesu Kristo. Urebye abigishwa uburyo batangaye muri Luka ibice 8, Luka ibice 8 niho soreza. Luka ibice 8 umurongo wa 25, Luka ibice 8 umurongo wa 25, baravuze ngo abigishwa ngo arababaza ati kwizera kwanyu kuri, nabo baratinya, barumirwa, baravuga bati mbega uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira? Kwa Yesu dufite ubutwari, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Imana ishimwe kubw'inkuru nziza. Lebo shakitaya bimandosha, turi mu bwami bw'Imana aho dutegeka ibintu bikaba. Pawulo aravuze mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorino 4:20 ngo ubwami bw'Imana si ubw'amagambo ahubwo ni ubw'imbaraga. Murakoze buri muntu wese wateze amatwi. Reka mfate iminota nk'itanu dusenge. Lebo shakita la bimendo vasia sini zonketa shia bene kotrabaya manushini les ankite le botaya sini vanto sala bimando shaya orezapita le imando shaya liraziki ya bimando shaya ndadeklara nda erebo shanda chamateka vili bonsakita ya bimando shaya libo tasiki ya bimando shaya kugira ngo igiti cyose biti cyose umwami atateye cyameze mu mitekerereze ya bene data kibeli muvudi lebo shakita ya bimando shaya. Inyubako zubatswe mu mitekerereze za bene data zisenywe lebo shakita la bimendo vasia lele sakita shia bimando shaya. Turahutubika inyubako zose n'imitekerereze yose ituma dutekereza bitandukanye nabo turibo muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu turabami lereseketa shia bimando shaya lebo fankia simando shaya uko erezakita ya bima. Murabi uzamutse, murabatucisha bugufiya, murabaturawuturisha niko nturishije lebo shakita ya bimando vayasin. Benshi bagize ubwoba bisanze mu bushomeri, bahagurukana amaganya, bahagurukana amarira, bisanze mu bibazo bitandukanye. Ariko icyo turi cyo abo turibo ntabwo tubivana mu miryango yacu, ntabwo tuyivana mu miryango yacu. Turi muri Kristo Yesu aho yimye natwe twimanye nawe, twimanye nawe mu gukiranuka. Ahaca amateka natwe duca amateka, ahashyira ibintu mu buryo natwe dushyira ibintu mu buryo. Lereza kita shia bimando shaya lebo sankita uko ari natwe niko turi, ntabwo bayigeze agira imbere y'urugamba. Lebo shakitaya mendo vasia. Dawidi washushanyaga Yesu Kristo abonye lebo shaya ateze amatwi Goliyati yumva ari gutontoma. Lebo shakita la vimando shaya abona bene wabo bose bari mu myobo,
hona bene wabatashe nubwo batashwe n'ubwoba havuga ati ni kubera iki umufirisi utarakebwe atera ingabo z'Uwiteka ubwoba rebo shakitaya mereza kitala bimando shaya rebo fankisa ya bimendo shaya muri Kristo Yesu dushira ubwoba dushira amanga tugatabara bene wacu bari kurimbuka tugatabara bene wacu ibibazo byicariye tugatabara bene wacu urwaye bwatwaje igitugu tugatabara bene wacu ibibazo byamaze guhindura bigahereza icyerekezo mando shaya rireza kitala bimando shaya reka bene wacu bahumuka amaso basobanukirwe abo turimo muri Kristo Yesu na petashia resida peace reka amahoro abariya gavaninga imitekerereze yacu miribo shakita ya bini reka instability yose bitagenda neza bibe established reka ibiri chaos akaviyo kose kari muri projects kari muri plan za bene data kari mu byifuzo bya bene data kaberi mumvudi muri Sioni dutekereza kumwe twibwira kumwe rebo shakita ya bini inzara irahashira inzara yarahashize abaho bose baririmba n'ubutware mende shakila bisakia mando vashikia bene mando shaya lola zikia bimando baririmba n'ibyishimo rebo shakita la bimendo vasi zele potashia niko senge bene data bola sikia bimando shaya bagiye bacogora kwihangana kumva ubutumwa bwiza bakabwita kuyoba nyamara ubwabo bari mu buyobe kibigeze babimenya bakavuga ko turi mu buyobe nyamara ubwabo bari mu buyobe malo sakitaya barashobora kugenda bazikama Satani aragenda bahuma amaso y'imitekerereze baragenda barushaho guhuma rero sakitaya bini rere sanketa shia bimando shaya rere zakota la bimando shaya ubutumwa bwiza buzana manifestation zabwo nige dukeneye balo sakitaya kami bw'Imana subwa amagambo ahubwo n'ubw'imbaraga rere zaketa shia Paulo avuna ahisebo kudagira ikindi bamenyesha ko nababwiraga imbaraga za Kristo Yesu ko nababwiraga mbahamiriza ibihamya by'umusaraba rebo shaya nifuje kwizera kwanyu kudashingira ku kindi ahubwo gushingira ku mbaraga z'Imana. Let's we start manifest reka resurrection life utangira igaragare ubuzima bw'umuzuko bugaragare ku bakobwa bari muri twe bugaragare ku basore bari muri twebwe bugaragare ku bagabo bari muri twebwe bugaragare ku mama bari muri twebwe beyond this platform we declare and declare in the name of Jesus Christ tituye imbaraga z'uburyo bwose nereza kitashia bini zankele boshakile vosaya cyagiye bitwaza gituka abana bawe nikiye cyo gusobanukirwa moshakitaya kuko imbaraga z'Imana zatugabira ibintu byose kandi byaduteye nyuma yuko duhunga imitekerereze yose yazanye no kwifuza kubi twahindutse partakers turafatanya bikorwa nawe wigeze wifuza ko duhagara mu isi ngo tuvuze induru oya wifuje yuko rebo shaya dukere bosha dusabana tukaganira ukadusharinga imigambi yawe ikaba established minosi reka yo kingdom ibe established melevo shakita ya bini zoketa la bima ndovaya rere sakita ya bini urakoze mwami mwiza urakoze data twese oshakia ubuntu bwawe merebo shaya amahoro yawe biganze kandi bigwire mu bana bawe mu izina rya Yesu Kristo amen 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 muri umugisha murakoze cyane be blessed. Oh hallelujah hallelujah urumugisha papa papa Freddy urumugisha amen 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 urakoze kuduhesha umugisha uyu mugoroba kandi ndabizi yuko imisengere yacu ihindutse kandi n'ukuntu twabibonaga bihindutse hallelujah Imana ishimwe cyane my God, we are kings. Hallelujah, hallelujah. Imana ishimwe cyane. Papa Freddy ni umugisha. Keretse niba ari umuntu ufite ishimwe, yumva afite ishimwe yazamura ikiganza, tukamuha time. Okay.
ndabona nta muntu ufite ishimwe ariko njye ndashima Imana kubw'inyigisho turi kwiga muri iki cyumweru. Ni ukuri njye hari ibintu byinshi biri kugenda bihinduka mu misengere yanjye, so I am blessed. I can't wait icyumweru gitaha nkomeze nige, kandi ndabizi yuko by the time nzarangiza noneho sinzi nubwo ni ugusenga ya masengesho nzi aho ndayerekeza, atari bya bindi umusirikare ajya ku rugamba ariko agafata amasasu aho kugira ngo akubite enemy agacisha ku ruhande. Ngewe ni ugukubita ku mutwe, kubera yuko ubu nzi ukuntu njye imbere y'Imana ameze, nzi ukuntu ngenda nsa, nzi ukuntu ibyo kuvuga ndabizi, ariko se Mana koko ubwo si ubwo uri kumva ibyo nzajya nsenga byose atari manifestation gusa, ahubwo rero namwe ndabasabye ngo ibyo mwiga mubishire muri practice. Turahezagiye uyu mugoroba. Imana ishimwe cyane. Ngiye gusaba pastor wacu atubwire program y'iki cyumweru. Imana ibaha umugisha kandi muri umugisha. Amen, amen. Imana ishimwe cyane. Turashimira Imana kubw'uyu mugoroba, turahezagiwe cyane. Na Papa Freddy uri umugisha cyane, uri umugisha cyane, kandi Emma peace muri Emma mwese muri umugisha by the way, kuko nyine twese turi ingingo za Kristo, tugomba gufatanya. Ni umugisha cyane mwese. Kandi turashima Imana yabanye natwe iki cyumweru, uburyo twiganye, kandi ndabizi neza yuko nubwo twaba tutari hano kuri platform wa mwihariko wawe ugiraho gusenga. Maybe uri gusengera famiye, maybe uri gusengera abantu, maybe uri intercedinga. Ndabizi neza yuko uburyo wabikoraga noneho byahindutse, kandi fondation twashyizeho iki cyumweru ndabizi ko yaduhaye uburyo n'umurongo bwo gusengamo. Amen, hallelujah. Imana ishimwe cyane. Rero Imana ihimbazwe cyane, kandi dukomeje kuba persuaded n'ijambo ry'Imana, kandi ntabwo turabumva gusa, ahubwo turabumva tukanakora iby'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. So rero ndabashimiye cyane kubw'iki cyumweru. Ejo kuwa mbere kiriya cyumweru cyose tuzakomeza ndabararikira kurarika bene data. Kandi ikindi, one more thing nshaka kubabwira, twongere kwibuka gusharinga, share everywhere link y'ijambo ry'Imana tuba twumvise hano, no kuri status zawe. Ikindi nshaka kwibutsa, dufite page ya Instagram wajyayo, yitwa Deliver of God's Presence. So washaringa, ugakora follow, ugatanga comment, ugakora like and share everywhere. So muri umugisha cyane, ndabashimiye ko mugiye kubikora, ndetse n'izindi platform tuzagenda turushaho kugenda tuzubaka, kuko naje kumenya yuko resources iyo zihari abantu ntibazikoreshe, ntabwo wazarenganya Imana. Cyitse we wabuze ubwenge nyine bwo kubyaza umusaruro ibintu Imana yashyizeho. So ibintu byose rero ni ibyacu, mureke tubibyaze umusaruro. Niba abandi babikoresha bakabikoramo ibintu bidafitiye reka mbyite gutya Imana umumaro, twebwe n'iki cyatuma tutabikoresha kugira ngo duhimbaze Imana? Why not? So God bless you. Muri umugisha, mwahindutse umugisha. Reka dusubike naheje. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye impinduka ziri guturuka mu kwimenya no kumenya ijambo ry'Imana. Mu izina rya Yesu ndagushimiye iki cyumweru Mwami uko wabanye natwe. Bene data bose twabanye, twasangiye ibyo kurya byitwa ijambo ry'Imana. Ndagushimiye ko turabumva kandi bagakora ijambo ry'Imana. Lanto leza ramande evelilanto leza rablakushataria.
mwami turagushimiye nawe washyiraho mikrofone tugasengana tugashimira Imana kubw'icyumweru gishize kandi tugakomeza gushimira Imana no ku cyumweru gikurikiyeho salande rakushe tali ramande belelendo sali andole abrakusha taya. My God, ndagushimiye guha icyubahiro, gushimiye yuko mwami imitekerereze yacu iri guhindurwa, imitekerereze yacu yahindutse, imitekerereze yacu gushidika, turi kuva mu bwiza tujya Mandoshaya Berevosa, Mandoshaya. We pray from the heaven. We are going to influence Lebosha Mandoshaya. Ndagushimiye yuko ari ubuzima twakiriye kandi tugiye gusangiza abandi n'izina rya Yesu. We are not going to sit and wait something moving as in whatever. We are going to make a declaration, to make a proclamation. Everything different things they established the time to get more things on this platform to see the people moving into more and more and more and more anointing. Belebo Fakitasia, Azelebo Taya, Vantechaya, Alabini Kotarazia, Zinipota Himandoshaya. Nothing can make resistance. It's a progress. Lebo Shakita moving. Amen, amen. Mwaye abakora ijambo ryawe ndagushimiye ko bw'indwara ukijije, indwara y'ubujiji. Let this channel, let this platform, many people come from different corners, to come to hear, to come to see, to come to receive, the reverence from Jesus Christ, to come to receive the abundance, life in this platform, Reboshala, Sikia Bemandoshaya, Salebo, Tankea, Zine Etosha, Amen, Gresala Bievosaya, Jesus Kia Bimandre Vosaya, Bievosaya, Papa. Thank you very much. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Ndashaka yuko abantu turi kumwe hano one more time dufata umwanya nk'umunota umwe tugasengana. Umva ikintu tugiye gusengera rero. My God. Maze iminsi nsoma ijambo ry'Imana muri 2 Peter ariko nageze ku gice kiriho ibintu by'abigisha b'ibinyoma n'abahanuzi b'ibinyoma. Ndavuga ni rero dukwiriye gusengera iki kintu tukavuga tuti mwana twakiriye umwuka wa discernment kandi twakiriye umwuka wo kumenya gusobanukirwa inyigisho n'uburyo bwa interpretation y'ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri dushobora kwiga ijambo ry'Imana ariko umwuka wera niwe w'involvinga mu buzima bwacu kugira ngo turusheho kwakira discernment, so cyangwa se kuhishurirwa kumenya kwigishwa. So rero mureke dusenge. Imana yarabitanze, ibintu byose ni ibyacu muri Kristo Yesu, ariko we have to declare, tugomba kubivuga tukabyatura. Kandi ejo Diane yaratubwirije aravuga ngo uko tubivuga niko bihinduka ubuzima, niko buhinduka igikorwa. So nahacu rero mureke dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, haleluya. Na Paulo yarasenze asengera abana b'Imana, aravuga ngo mu izina rya Yesu Kristo, ngo arasengera aravuga ngo nuko Imana yereze imitima
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For in the name of Jesus I have prayed. Amen. Amen. Imana ibahereze umugisha kandi muri umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese na bene data bose none n'ibihe bidashira. Amen. Shalom shalom na hejo saa 12:20 uzabe wajoininze dufatanye gusenga hanyuma twumva ijambo ry'Imana. Mwarahezagiwe cyane. Bye bye.